Yes, dukomeze n'itsinda D cyangwa se itsinda rya kane. Icyo wamenya itsinda rya kane, mu itsinda rya kane dufitemo amakipe nka Flamengo, Esperance de Tunis, tukagiramo ekipe ya Chelsea. Nyuma ya Chelsea dufitemo Los Angeles Football Club. Imikino muri iri tsinda rya kane rero ihagaze ite? Tariki 16 z'ukwa gatandatu ekipe ya Chelsea izatangira ikina n'iyi ekipe ya Los Angeles. Ni umukino uzabera mu mujyi wa Atlanta. Kuri iyo tariki kandi nanone 16 z'ukwa gatandatu ekipe ya Flamengo izatangira ikina na Esperance. Umukino uzabera i Philadelphia. Undi munsi uzagaruka tariki 20 aho Flamengo izaba ikina na Chelsea. Ni umukino uzabera kuri Philadelphia. Ndetse Los Angeles Football Club izaba ikina na Esperance de Tunis. Umukino ukazabera muri Nashville. Undi munsi muri iri tsinda uzaza tariki 24 aho Los Angeles Football Club izaba ikina na Flamengo. Kuri iyo tariki kandi ni nako Esperance de Tunis izaba yakiriye ekipe ya Chelsea. Umukino uzabera kuri Philadelphia. Turebye muri iyi ekipe ya Flamengo itozwa n'umutoza w'umunyabrazil witwa Filipe Luis. Icyo wamenya abakinnyi b'ingenzi harimo Jorginho, akaba ari umutaliyani. Icyo nakubwira cyo iyi ni ikipe mu makuru ya transfer ubwo nk'uko bitana update nuko Jorginho yamaze gusinyira ekipe, akaba ari midfielder rero. Hakazamo undi mukinnyi ubatakira witwa Gabriel Barbosa, akaba ari umunyabrazil, azaba ari we watakira ekipe ya Flamengo. Undi mukinnyi wa gatatu kandi wabo ni umuzamu wabo bagendera witwa Diego Alvarez, akaba ari umunyabrazil nawe. Twihuse cyane muri icyo twareba muri ekipe ya Esperance de Tunis. Ibyo wamenya by'ingenzi nuko ekipe itozwa n'umutunisiye witwa Maher Kanzari. Abakinnyi batatu b'ingenzi ikipe izaba igenderaho harimo Anis Badri, akaba ari umunyatunisiya. Hakazamo Ali Maruru. Uyu mukinnyi Ali Maruru nawe akaba ari umunyatunisiya, akaba ari midfielder ariko ukina defender. Hakazamo undi mukinnyi wabo bagenderaho cyane ni umuzamu wabo witwa bamwita Muwezi Hassan, akaba ari umunyatunisiya kabisa. Twagiye mu ekipe ya Chelsea, umutoza ni wa undi Italiani Enzo Maresca kabisa. Icyo wamenya ni uko ekipe iserukanye urubyiruko ruyobowe na Moses Caicedo, akaba ari umunya Ecuador, akaba akina muri mutima wa Mediane. Hakabamo umunya-Ukraine witwa Mikhailo Modric. Hakazamo kandi umuzamu wabo uzaba watashye kabisa, ndeka ko agomba kugaruka iwabo, bamwita Kepa Arrizabalaga. Nta gihindutse cyangwa se Chelsea ikaba yashakisha undi muzamu mu isoko rya transfer riri gushakisha abazamu. Bitari ibyo imikino nitangira bataramubona. Kepa Arrizabalaga kabisa ko yitwaye neza muri Bournemouth, akaba yatahuka akaba ari ujyana n'ikipe. Iyi kipe ya Los Angeles Football Club ikaba itozwa n'umunyamerika witwa Steve Cherundolo. Abakinnyi batatu b'ingenzi iyi kipe igenderaho harimo umunyagabo witwa Denis Bouanga, akaba ari umuwinga mu gutsinda ibitego, arindwa mubi. Hakazamo uyu musaza wabo urimo urakina imikino ya nyuma bamwita Olivier Giroud, akaba ari umufaransa w'umuvetera. Undi bamwita Maxime Crépin, akaba ari umunyakanada kabisa, akaba ari umuzamu w'ikipe ya Los Angeles Football Club. Iryo rero akaba ari ryari itsinda rya kane groupe D. Nshimira wowe rero wakandi subscribe kuri Nira TV5. Nshishikariza nawe utarabikora kubikora hakiri kare kugira ngo ukomeze ugerweho na update zose Pique de Seira mba nkuzanira. The ship captain mba nahabaye kugira ngo ngufashe kogoga inyanja ya siporo. Ndaje rero dukomeze n'itsinda I cyangwa se itsinda rya gatanu